Bakunzi b'Umwete TV twongeye kuba ikaze mwese mudukurikiranye muri aka kanya nkuko rero mubimenyereye tuje mu kiganiro twagarutse kuri skin zanyu the super talent show aho tugeze kuri episode ya 8 murabona ko turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane nkuko dutangiye tumubereka kuri skin zanyu reka dutangire anatwibwira ndetse tunamuha ikaze muri rusange tangiye twibwira Murakoze amazina yanjye ni Solange nkaba umuririmbyi nyine muri rusange kuririmbira Kristo. Ni byiza cyane rero mwumvishe ko ni umuririmbyi uririmbira indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza muri make aririmba gospel nibyo? Yego. Muri rusange rero uyu munsi reka tukwakire n'ubundi nkuko tujya twakira ibindi byamamare bitandukanye nawe muri make uri cyamamare. Niyo mpamvu rero muri aka kanya tujye kukuganiza gatoya hanyuma tukaza gusoza n'ubundi utwinjiza neza muri iyo mpano yawe yo kuramya no guhimbaza kuko nizo ndirimbo uririmba. Reka rero n'ubundi tutangiye tukubaza ibibazo bisanzwe mu buzima busanzwe. Solange ni muntu ki nko mu magambo 3? Murakoze nkuko mubibona nyine umukobwa ushima Kristo. Yego. Hanyuma gusa birahagije. Ni umukobwa ushima Kristo ni ibintu byiza cyane kuko kuba tukiriho ni ukubera Imana kandi ko ishoboye byose. Reka rero muri rusange wenda tukwibariza akabazo k'amatsiko, ese watangiye kwimvamo ryari yo mpano yawe yo kuririmba? Byaje gute? Wabibwiwe n'iki? Murakoze uko byaje natangiye njya gusenga nkuko abandi bana batangira bajya gusenga n'ababyeyi. Ngenda njya mwumva ko baririmba nkagenda mbisubiramo gake gake. Yego. Numva mbikunze cyane rero ubwo naje kumenya ko numva mfite iyo mpano hanyuma nkomeza kuyikoresha kuko bamenye ko bifitemo ikintu ari ni impano uko tubyita ni imana iba yaraguhaye. Yego. Rero iyo ubimenye ko bifite ubibyaza umusaruro. Yego. Rero namenye ko nanjye nyifite nkiri umwana mutoya niko gukomeza nyine kubikora ndabikunda n'ubu ndacyabikora kandi nzakomeza mbikore. Ni byiza cyane. Hari umuntu waba warigeze abikubwira bwa mbere waba umwibuka? Ndamwibuka. Umufata ute mu buzima bwawe? Ndanumva bishimishije cyane. Ni umuntu w'umupapa wabimbwiye nyiri umwana. Yego. Mfite nk'imyaka 12 nigaga mu 6 primaire. Arambwira ngo ufite impano nziza yo kuririmba uzagikomeza ubikore ntawamenya. Yego. Wenda abakunzi bacu buriya bakunda rwose kugira amashyenga cyane bari kwibaza atari ko umukobwa mbere yo kumuganiza nabanza dushyira koko twumve neza ko azi kuririmba twumve wa Solange mutuzaniye kuri uyu munsi. Yego. Nta kibazo.
bitangaza imirimo wakoze nicyo kidutera amana guhora tukuririmba kuvuga ibitangaza imirimo wakoze iyo mbibutse imirimo bakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima kubw'ibyiza wakoze iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima kubw'ibyiza wakoze icyo kidutera amana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. murakoze cyane rero ku ndirimbo nziza twinjiza n'ubundi neza mu kuramya abantu bamwe rwose batwandikiye ati uwo mukobwa aratwemeje cyane afite ijwi ryiza. Wenda muri rusange ni byiza cyane ko kubura umukobwa ushima Imana kuko wahisemo kuririmba gospel cyane kurusha ko wajya mu ndirimbo zisanzwe ngo ube nk'abandi bakobwa bo mu Rwanda tuzi ba Marina ba Quincha ba Rierez kuko wahisemo kuririmba gospel. Impamvu nahisemo kuririmba gospel nk'uko nabikubwiye mbere twatangiye dukura tujyana n'ababyeyi gusenga rero menya agaciro ko gusenga noneho usanga mfite n'impano yo kuririmba rero bituma byose ndabihuza bituma numva ndushijeho gukunda Kristo hanyuma ndushijeho gukunda kuririmba bituma nkomereza abari byo nkora cyane kurenza ko najya muri sikiri. Yego muri rusange wenda hari abantu wenda baba kuri hafi cyangwa se abantu bagufasha hari abantu by'umwihariko bagufasha kugira ngo bazamure impano yawe muri rusange. Yego hari abo dufatanya hari ministeri ndirimbamo hari na korali ndirimbamo bagenda bamfasha gake gake aho numva hari ibyo ntaramenya neza ndababaza nkagenda nyine ndushaho kwaguka. Urakoze cyane wenda tubwiye ko hari abantu necatse kubaza nimba hari abandi wenda bafatanya ibikorwa cyangwa se cyangwa ukuntu ufite manager ukumanaginga kugira ngo wenda abe yabyaza Imana yawe umusaruro muri rusange. Ntawe mfite kugeza ubu gusa hari abaproducer batandukanye tugenda dukorana nyine gake gake ariko nta manager mfite. Mukorana gute? Wenda iyo mfite nk'indirimbo nshaka gusohora yanjye ndagenda nkabwira bakamfasha bakankorera gake gake. Ufite indirimbo zawe? Ndafite ariko ntabwo ari nyinshi. Yego wenda buriya mu gihe cyo kudusangiza ku mpano zawe muri rusange igice tugira rwose cya nyuma uraza kutuzituririmbira uzivuye umuzingo. Wenda reka tukubaze ikibazo wenda cy'amatsiko hano bajya bakunda kwibaza ati se Isoso afite wenda indirimbo ese izo ndirimbo ze cyangwa se umuntu ashaka kumusura cyangwa se kumenya amakuru ya Soso yamusanga ntaca ndagira abantu bakunda gushyira indirimbo zabo ariko izo mfite nzifite nyine ndazimba gake gake ko ntaca no mfite wazisangaho keretse ahubwo nkeneye njye ubwanjye atari ukuvuga ngo ukeneye indirimbo zanjye cyangwa ibihangano byanjye. Yego nabwo wahita udusubiza kugira ngo ko abantu bifuza kumenya ese umukobwa uririmba neza gutyo hari n'igihe yaba ashaka gukorana na collab cyangwa se hari icyo ashaka wenda ko bamufasha muri rusange. Ahantu wambona ni kuri Facebook nkoresha na Twitter kumwe na WhatsApp. Witwa genda utubwira amazina kugira ngo Facebook ni Umutoni Solange no kuri Twitter ni Umutoni Solange hanyuma WhatsApp ni nimero tuza kwishyira muri description hano hasi
baraza kuyibonamo uwaba yagushaka uwaba yakifuza mbese gukorana nawe abe yaguhamagara. nta kibazo. Muri rusange waratubwiye ko ufite indirimbo zawe ariko nta hantu dushaka kuba twayisanga. Uzifite ari audio warazikoze muri studio cyangwa ni mu mutwe kuba wazanditse gusa? Hari izo mba naranditse ariko ntarabona uburyo bwo kuzisohora. Yego. Ariko nizo najya muri studio nizo ndi gukoramo muri iyi minsi ariko nta nimwe ndasohora. Yego. Ubwo twakubazaga muri rusange ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo 5. Ndumva umaze gutera imbere cyane. Wenda muri rusange reka tugane ku bibazo wenda by'umuntu ku giti cye. Ese soso muri rusange cyangwa se Solange turi kumwe muri aka kanya, Solange w'uyu munsi na Solange wa mbere utarahanga n'indirimbo nimwe, bigereranya ubashe kuduha ikigeranyo ubu ngubu n'iki cyahindutse bikumariye iki muri rusange? Kuko hari nk'abantu badukurikiye bafite impano zo kuririmba ariko batazi uburyo ki wenda babimanaginga. Ese nk'umuntu muri aka kanya ufite impano wenda biyumvamo ariko nta hantu wo kumubwira ati bigenze bityo na bityo, wamufasha iki muri rusange bageranyize mbere ndetse n'ubu ngubu icyo byakumariye muri rusange? Murakoze. Iyo umaze kumenya ko ifitemo impano umenya no kwikoresha. Gute? Byabafasha ukamenya no kwikoresha. Yego. Nkuko nanjye nabimenye wenda abantu bamenya ko bafite impano mu buryo butandukanye. Yego. Ariko iyo wabimenye biba byiza iyo uyikoresheje. Nkuko nanjye namenye ko wenda mfite impano yo kuririmba nubwo nabizi cyane birengeje hejuru ariko uko nzi mbizi ndagerageza. Yego. Hanyuma nkabikoresha. Naye musabye niba ikintu wabwira nk'umuntu we ashobora kuba yifitemo impano ariko batazi uko ayifite, we wamwumva ukumva arabizi cyangwa se akahura n'abantu wenda bamuca intege mubwira ati wenda nkanjye wenda ndirimba wenda nk'iyo ndirimbo arambwira ati wowe iryo jwi ryawe wenda ni nk'igikeri wenda cyanyweye amazi cyahaze cyangwa se uririmba nabi, ataba abantu hari abantu bagenewe kuririmba. Ese ibyo bintu niko bifata nawe? Oya, njye ntabwo ari gutyo byumva kuko wenda muri isi tubayemo abantu baguca intege ntabwo bazabura, sibyo? Ariko burya umuntu akubwiye ati iki ntabwo ugishoboye wowe ukumva ko ugishoboye kandi ugikunze urushaho kugikora kuko ejo n'ejo bundi ntabwo uzi umumaro kizakugirira. Rero abantu baza bakubwira ngo ntabwo ushoboye ufite ijwi ribi, ibyo bintu ntukabyumve kuko burya ibintu biza ari negative cyane ntabwo biba ari byiza, ahubwo wowe fokasinga icyo ushaka icyo wifuza kugeraho ejo n'ejo bundi ushobora kukigeraho. Yego. Ni ukuvuga ngo ubwo umuntu wese yabishobora? Umuntu wese yabishobora yabyiyumvisemo kandi kumva ko abikunze, ku buryo umuntu yabyuka mu gitondo akabyumvamo cyangwa se hari n'ukuntu umuntu afitemo akantu ko karemano. Oya, burya ikintu cyose ukiyumvamo ukagikunda, kugikunda bibaza ari akarusho. Iyo ukunda ikintu burya ntabwo gishobora kukunanira, uragikora kandi ugahora ukiyumvamo. Ushobora kubyuka ukumva biraje cyangwa ukavuga se kuki mbona abandi baririmba agiye kuki ntabikora. Ikintu cya mbere ni ugutera intambwe, ukugerageza. Iyo wagerageje birakunda. Muri rusange wenda urakoze, wenda numvishe ko nanjye nshobora kubimenya, ariko se ni nk'ize step nkanjye ubu sinzi kuririmba icyo ari cyo, sinzi se byamfasha iki mu buzima bwanjye, ariko nanjye babinyigishije nabishobora. Ubu nkanjye wangiriye inama? Inama nakugira nshaka kuririmba ariko numva ntabizi, nta cyizere nifite iki? Wowe ubwawe nta cyizere bifite, ibintu biragorana kugira ngo bikunde. Yego. Icya mbere ubundi umuntu wowe ubwawe utigira icyizere nta wundi wakikugirira. Icya mbere ni wowe first yo kwigirira icyizere kugira ngo ibintu bishoboke. Yego. Wifitiye icyizere n'abandi bose bakikugira kandi byose byashoboka. Gake gake ugenda utera intambwe. Yego. Wenda urakoze cyane ku bibazo byiza ndetse n'ibisubizo ibibazo twapajije ndetse n'ibisubizo waduhaye, ariko wenda reka tugaruke kuri kariyeri yawe y'uko ukunda kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana cyangwa se izo twita nka gospel muri rusange. Wemera Imana? Cyane. Ushingira kuki? Imana ndayikunda, si no kuyemera gusa. Ndayikunda kuko hari ibintu byinshi yagiye nkorera bigatuma ndushaho kuyikunda no kuyemera. Ubwo iyo ushatse kuvuga gutyo wenda hari ibyo gukorera, hari abantu baba bibaza ati se Imana tutabona
wabyemera gute ko Imana ibaho ubwirwa n'iki Imana n'indi n'abaho njye kuntu nyemera Imana yego Imana nyemera muri mugenzi wanjye gute niko nyemera nkuko niba mfite mugenzi wanjye iruhande rwanjye wenda nagira ikibazo nkamubwira ati se mugenzi wanjye wamfashije gutya ko nagize ikibazo runaka iyo ankorera ikintu cyiza ndavuga ati byanga bikunda muri we harimo ubumana nicyo kintu cyiza mu moyo bavuga ati burya Imana irahari hari abantu bajya bakunda kubaza ikibazo cyiza kitese bavuga ko turi mu ishusho ry'Imana ariko ko tubona ko abantu bose badasa ibyo bintu bisobanura gute rero ukuntu ibyo bintu byumva nanabyemera kuvuga ngo abantu turemye mu ishusho y'Imana ukuntu uvuga twese twaremwe n'Imana ariko twese ntabwo ariko wenda dukora ibintu byiza sinzi ko ariko burya iyo ubonye mugenzi wawe ukabona hari ikintu mubonye tuvuga ati uyu muntu asa n'Imana cyangwa afite ishusho y'Imana icyo mushingiraho bitewe n'uko umuntu asa oya njye niko mbyemera ntabwo mvuze ngo uko umuntu asa ahubwo njye umuntu wese mubonamo ko nyine Imana imurimo kuko umuntu uyu munsi yahinduka akareka ikintu kibi agakora ikintu cyiza wenda abantu iyo bakompara ku masura y'abantu bakibaza ati se kuki abantu bose bataba misi cyangwa se kuko tubonamo inzobe ibikara abazungu nimba abantu kuko turi mu ishusho ry'Imana kuki abantu bose badasa kimwe wenda tuvuga ati abantu bose ni abazungu cyangwa se abantu bose ni ibikara cyangwa se ni inzobe ubisobanura uti njyewe ibyo bintu ntabwo nabimenya pe nanjye ko naje mbisanga gusa ikintu nemera kuko twese twaremwe n'Imana yaba abirabura yaba inzobe twese nemera ko twaremwe n'Imana kandi yaturemye dukunze kuko ntawe uvuga ku bw'impanuka ni ku bw'umugambi w'Imana wenda reka tugerageze ibiganiro tubihinire ahangaha ariko hari ibibazo by'amatsiko wenda byari bisigaye bya nyuma aho tukubaza ukadusubiza nta kibazo ukunda gift cyangwa se impano imwe gift bagwaye kumva yakugumye ku mutima cyane yakugumye ku mutima nari nagize BD yego umuntu uri inshuti yanjye yego yanzaniye gift ntabitekerezaga kandi si yari nini pe yari yanzaniye akantu muri envelope numva karanshimishije cyane ako kantu nimba atari banga wadusangiza yanzaniye akarabo akarabo kano baca nyine bagakuzanira akira muri envelope aranzaniye ariko byaranshimishije cyane muri make ukunda indabo si uko nkunda indabo ahubwo uburyo yabikoze yanabitekereje akavuga ati wenda ntacyo mfite ariko byibura ndamuzirikanye kuri anniversaire ye rekamuhereza impano yego byaranshimishije cyane muri rusange ukunda akayi cyangwa abantu bakwitaho keya nta muntu wazanga ndazikunda pe ariko biba byiza iyo umuntu aziguhaye anagukunda yego muri rusange nibwo zikuryohera reka wenda duse tugira akabazo k'amatsiko ati se turi kukubona hari umukobwa mutoya rwose tubona ushima Imana uri single ndi married cyangwa se ndi married muri rusange ntabwo ndi married aha ariko mfite umukunzi hari ingaragu hari amakirambi n'ingaragu garagiwe kuvuga ngo muri make uragaragiwe muri rusange wenda reka wenda udusobanura gatoya nk'umuntu bihuze gukunda hari gukunda muri iyi minsi byeze inkundo z'inkundo rubyino niko nabyita wowe urukundo ubundi rufata ute cyangwa urusobanura ute muri rusange nk'umukobwa ushima Imana kandi unayemera cyane yego urukundo njye ntakubeshye sinjya mbona definition yarwo wowe rwumva ute ntabwo njya mbona formule yarwo yego gusa nyine kubona umuntu ankunda nanjye nkamukunda numva ari ni ukuvuga ngo nanjye ubungubu cyangwa se nanjye ubungubu aka kanya ugenda gukunda cyose tubahita tubijyamo muravuga urukundo rw'abantu babiri umuhungu n'umukobwa yego oya ibyo byo ntabwo bishoboka nibwo nashaka kugira ngo dusubanireho dusangirize abakunzi ba Soso ndetse n'abakunzi ku rukundo udusobanurire se ubundi muri rusange nk'iyo umuntu aje akakubwira ngo ndagukunda ukaba wese uvuga ati nanjye ndagukunda icyo nifatirwa ubisobanura ute muri rusange
ngiye ko mbivuga ibyo bintu ntabwo kuri njye ntabwo birambaho yego ariko abo baho nyine birashoboka yego ariko njye ntabwo njya byizereramo the experience yawe ngiye ko mbyumva uko nzi bigenda umuntu ashobora guhura ari ubwa mbere wenda muhuriye ahantu runaka akakubona akagukunda sibyo yego wenda akaza akakwaka kontakiti akakuvugisha gake gake wenda uko akuvugisha n'uko akwitayeho nibyo bituma ugenda wumva nawe umukunzi sibyo kuko ntabwo wapfa gukunda umuntu gutyo gusa ndavuga ngo ndagukunda nawe uhita umbwira ndagukunda ariko wenda soso burya ukunda umuntu bitewe n'icyo wamubonyemo kubaza ati ese hari umugani baca mu kinyarwanda bakavuga bati amata mu masa ntasabire n'igisigaye muri make bishatse gusobanura ko nta kintu ufite ari cyo wageraho cyangwa se muri make nta mafaranga nta buzima cyangwa se nta rukundo oya ibyo byo si ntabwo ariko mbyemera njyewe ngo mvuge ngo wenda ngo umuntu ngo niba agukunze nta mafaranga afite ngo nawe ntabwo wamukunda kuko nta mafaranga afite kuko urukundo si amafaranga ushatse kuvuga icyo ubwo bivuze ngo ntabwo ari amafaranga ntabwo ari ubu amafaranga wakemera kugufata turabona uri umujeni mwiza rwose ufite agapo keza ushaka kwibaza ubu umuntu yagufata akakujyana akavuga ati mba wenda mu kazu hari utuzu dukunda kwita siramu cyangwa se utuzu turi mu kajagari nk'akazu k'icyumba kimwe bati tugiye kubanamo nako ndagakodesha uko umeze gutyo ngo ni uko yaguha urukundo wagenda yego nagenda reka mubwire yego reka musobanurire impamvu yego kuko ubona hari umuntu ushobora no kugukunda cyangwa se akazavuga ati ndagukunda kuko afite ayo mafaranga akakwereka ko agukunze koko yego ariko ejo n'ejo bundi mwajya kubana akakwereka ibyo utatekaga ko bishoboka cyabibaho akaba ari abantu azajya guca inyuma ari abantu azajya uhora aragukubita ugahora urara mu bintu by'ibibazo gusa ariko ashobora kuba agukunda mukaba muri iyo nzu mubanye neza mukarya duke ariko mukishima yego kuko urukundo ni ibyishimo urukundo ni ibyishimo cyane ariko soso reka nkubaze wenda hari imvugo muri iyi minsi urubyiruko rwihaye ngo nta kudohoka nta gikwe hakikubitaho ngo nta myaka ijana hakikubitaho ngo ni igikorwa cy'ubuvuga utera ibyo ibyo bintu byagezo use n'udusobanuriraho unadusangiza experience muri make aha wenda ngewe ukuntu mba mbibona nuko mbyumva ku giti cyanjye yego abantu bavuga ngo nta gikwe ngo ntaki abenshi banabivuga ari nabo babukora urugero hari umwana w'inshuti yanjye nigeze kumva avuga ngo nta gikwe bukeye bwaho hashize iminsi mike mbona yakoze ubukwe namwese ko wambwiye ko ntabwo uzakora nkambona wakoze ubukwe cyangwa ni igikwe cyo ikindi kitari ubukwe bwo gusezerana uburyo mbere oya wowe twakubajije ku giti cyawe unagiranye n'iby'abandi ku giti cyanjye igikwe kirahari igikwe kirahari ahubwo cyane ngomba kuzagikora naho rero sosa dutumire dore ibintu byose byafunguye uba nzabatumira rwose wenda muri rusange ariko soso reka tukubaze wenda turabona umutobe ukiri mu myaka nka 18 ahari nko muri 30 oya sawa ariko ntabwo ari no muri 18 yego reka wenda tukubaze ubundi bumva nk'umukobwa wa nyawe umwawe yagashatse ku myaka ingahe twirengeje ibindi by'amategeko ngewe ukuntu mbibona n'ukuntu byona yego mba numva umuntu ashatse nyine ku kigero cyiza yego yashaka afite 25 cyangwa 6 hagati ya 25 na 27 hagati aho ngaho aho ni ku mukobwa yego aho ngaho impamvu mvuze kuri urwo rugero kuri iyo myaka ni ukubera ko hari icyiciro uba wamaze kurenga hari n'ahandi hantu uba umaze kugera byibura hari ibitekerezo byinshi uba umaze kugira hari ukuntu umaze kwaguka ariko iyo ukiri mu myaka munsi y'iyo ngiyo hari ibintu byinshi uba ukirimo wumva bikikunejeje bikikuryoheye ukumva utasohokanye n'umuhungu byacitse ukumva utaraye mu kabari ubyina byacitse ariko hari imyaka ugeramo ukumva wakuze nyine ukumva ibitekerezo byagutse yego urakoze cyane rero wenda muri rusange tubwiye wenda igiti cyawe ubwo muri rusange renda kuzura kuko utubwiye ko igikwe kiri hafi ntabwo nkubwiye ko kiri hafi ariko nzagikora wenda reka tugaruke mu rwego rwa entertainment ese soso ninde ukubera nk'uwo modo cyangwa se icyitegererezo mu buzima bwawe
nko mu buhanzi bwawe uba yumva avuga ati soso ndifuza kuba nagera aha ngaha mu buhanzi yego mu bahanzi baririmba gospel yego cyangwa muri rusange hose uraza kutubwira nta kibazo mu buzima busanzwe njyewe umuntu ufata nka romodo wanjye ni mama wanjye kuko akora ibintu byinshi bidasanzwe avuga ati uri umubyeyi koko nkumva nyine akoze ibintu nkumva nanjye birangusoye pe nkumva nanjye hari ibyo mwigiyeho muri make ukumva nawe wazaba umubyeyi mwiza nk'uko mama wari umubyeyi nk'ibintu bitatu bijya akunda gukora bikagufasha mu buzima bwawe wumva wagenda nka principe zawe mu buzima bwawe gerageza udusangize ikintu cya mbere mama akundira kinamfasha cyane nkumva ndabikunze mama akunda abantu yego akunda abantu muri rusange atitaye ngo uyu ngameze atya cyangwa uyu ngateye atya icyo nicyo kintu cya mbere icya kabiri kindi nkunda mama akunda gufasha akunda gufasha cyane nkabikunda ikindi cya gatatu nkunda mama agira amagambo make kandi y'umumaro ibyo bintu nkunda wenda nubwo njye nteye nkawe ngo nanjye mvuge make ariko ndabikunda uko ameze kwa biranshimisha nyine nkumva naba nkawe ariko nuko bitazi cya gatatu ni icyo ngicyo nabivuze byose numvishemo gukunda abantu gufasha no kuba avuga amagambo make kandi y'umumaro wow ubwo rero abashaka soso mwamuje ko ari umunyamico myiza reka wenda tukubaze wenda ikibazo gisa nk'aho ari icya nyuma wenda twinjiye mu gihe cya show hanyuma uraza n'ubundi wenda ikibazo cya nyuma tuba dukunda kubaza abatumirwa bacu tuza kubaza n'ubundi tuvuye muri show ese soso iryo zina ryangoye kurivuga nimenye Solange nta kibazo byose ariko muranyihanganira kuba ndivuga nabi nanjye sinjye reka tugusabe muri rusange ese soso w'uyu munsi ejo tumwitegeho iki muri kariyeri cyangwa se mu ngando cyangwa se mu bintu byo kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana tukwitegeho iki wenda ntago namenya ngo iby'Imana impangira ni ibi ngibi cyangwa ndabizi ariko nzi neza ko ari byiza kandi izamfasha kugera kure bishoboka nkuko njya mbitekereza nkumva nyine nshaka kugera ahantu kure byibura nkajya kuririmba ahantu henshi hatandukanye byibura mvuga ati Kristo yangiriye neza numva aricyo kintu nifuza kandi cyanezeza cyane urakoze cyane wenda reka by'umwihariko twinjiye kuri za ndirimbo aho ugiye kuturimbira n'ubundi nta guhagarara ukaduhashora nibura nk'iminota nk'icumi cyangwa inarenga muri rusange kuko nabonye ko uri umukobwa ushoboye kandi abaturarwanda ndetse no ku isi yose baragutegereje kumva neza ijwi ryawe muri rusange nta kindi kintu kikuvangiyemo muri rusange numva rero twatangira na piyaniste wawe mukadushyiriraho rwose mukatwinjiriza muri mudu y'indirimbo z'Imana kuko abantu benshi bakunda indirimbo z'Imana n'aho udasenga abantu barabikunda cyane Oh
Marayika
Ejuru
nk'uko rero mwabonye Soso arakoze cyane atwinjije mu guhimbaza ndetse hano inyuma ya kamera nuko mutari muhari hari hahiye koko mu by'ukuri rero reka n'ubundi dusoze n'ikibazo cya nyuma cyangwa se
tunamusaba tunasoza reka wenda tugire ikibazo tukwibariza wenda twari twibagiwe ese muri rusange wasaba iki cyangwa se abaduteze amatwi mwe butumwa wabagenera muri aka kanya? Murakoze nanone ikintu nabwira abantu bakurikiye ikiganiro ikintu cya mbere nabasaba nabashishikariza ni ugukunda Yesu. Icyo kintu cya mbere kiri ku mutima wanjye, mukunde Kristo kandi mumukorere azabahemba. Icyo nababwira kandi mumukunde kuko nawe arabakunda. Yego Susu arakoze cyane. Tunabasaba ko mwakomeza gukurikirana Umwete TV, tunashimira mwe mwese mwamaze gukora subscribe, munakanda na notification cyangwa se akazogera kugira ngo mujye muba bamwe mu bambere babona ibyo twaproduce cyangwa se ibyinshi tubagezaho, amakuru atandukanye, ibyegeranyo bitandukanye ndetse n'ibyinshi bicyacara ku isi yacu, aho murabizi ko Umwete TV tubagereye hose kandi tubaha ibigezweho. Reka rero dusoreza aha ngaha tubutsa ko Umwete TV nakagaruka kandi umwanzi byiza ni igihe ubutaha. Rero Soso ni mwifuza tuzamugarura. Soso twasaba tugushimira twongera kuguha ubutumire uzabashe kwitabira. Kadusoreza rero twabifuza amahoro y'Imana kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Murakoze cyane. Ciao ciao.